Yesu nashimwe inshuti z'umusaraba, inshuti bavandimwe, ngiye kubaha igitekerezo gikubiyemo ubwenge bwinshi. Ese ntiwaba umaze igihe kirekire usenga ngo Imana ikugirire neza, Imana yagusubiza ukabura ubwenge nk'uyu muntu ngiye kubabwira? Wisuzume nanjye nisuzume, twumve ko nta hantu twaburiye ubwenge, tugire ubwenge. Umunsi umwe umusore yarasengaga kandi agasenga cyane, amaze gusenga cyane ahura arihorera rimwe ati ngewe ngiye kubaza Imana icyatumye ingira umuhungu ikanyima amafaranga ndetse n'umugore. Aragenda ageze mu nzira ahura n'igiti cyumye. Ahuye n'igiti cyumye gitewe iruhande rw'amazi, igiti kiramubwira ngo ugiye he? Ati ngiye kubaza Imana icyatumye ingira umusore ikanyima amafaranga n'umugore. Igiti kiramubwira ati genda nanjye iyimbwirire. Ati ni ukubera iki wakiremye ukakiremera iruhande rw'amazi cyarangiza kikuma? Ati ndakibwira. Arakomeza aragenda agera ku mukobwa. Umukobwa aramubaza tugiye he? Ati ngiye kubaza Imana icyatumye ingira umusore ikanyima amafaranga ndetse n'umugore. Umukobwa ati genda nanjye uyimbwirire. Ati ni iyihe mpamvu wamuremye ukamwima umugabo? Ati ndayikubwirira. Aragenda agera ku ntare. Intare iramubaza tugiye he? Ati ngiye kubaza Imana impamvu yangiza umusore ati ikanyima amafaranga ndetse n'umugore. Intare iti genda nanjye uyimbwirire. Ati ni iyihe mpamvu wayiremye warangiza ukayicisha inzara? Umusore aragenda agera ku Mana. Ageze ku Mana, Imana iramubwira ati uje gukora iki? Ati ingewe ati kinzanye nje kukubaza impamvu wandemye ukanyima umugore ndetse n'amafaranga. Ati se ugeze mu nzira wahahuye n'iki? Ati hari igiti cyantumye. Ati igiti cyagutumye ngo iki? Ati igiti cyantumye ngo ninze nkubwire ngo ni iyihe mpamvu wakiremye ukagishyira iruhande rw'umugezi cyarangiza kikuma? Ati genda umbwirire icyo giti. Ati umukene wa mbere uzakugeraho azacukure mu mizi akuremo amabuye y'agaciro ari mu mizi yawe, uzongera uhite utoha ugubwe neza. Ati none ati umukobwa wantumye? Ati umukobwa wagutumye ati ugende umubwire uti ati umusore muzahura bwa mbere niwe mugabo wawe. Ati none intare? Ati intare ugende uyibwire uti umuntu muzahura yabuze ubwenge, umuntu wa mbere muzahura wabuze ubwenge uzamufate umurye. Nshuti yanjye, nshuti bene data, yaraje aza yiruka cyane, arabanza atumikira igiti. Arakibwira ati Imana yakuntumyeho gutya. Imana yambwiye ngo umukene wa mbere muzahura azacukure munsi mu mizi yawe harimo amabuye niyo atuma wuma. Igiti kiramubwira ati none ko ari we mukene wa mbere duhuye, uhacukuye amabuye ari mu mizi yanjye maze nanjye nkagira amahoro nawe ukabona ubuzima? Ati hoya. Ati ngiye gutumikira n'abandi bantu. Aragenda ajya no ku mukobwa, abwira umukobwa ati Imana yakuntumyeho. Ati Imana yakuntumyeho ngo iki rero? Ati Imana yambwiye ngo umusore wa mbere muzahura niwe mugabo wawe. Umukobwa aramubwira ati none ko ari wowe musore wa mbere mbonye, ko ari we mugabo umusore wa mbere mbonye waje ukambera umugabo? Ati hoya. Ati ntago ndi bukubera umugabo ntabanje kujya gutumikira n'intare yantumye. Aragenda abwira intare. Ati intare iramubaza ati se ati Imana yagutumye ngo iki?
ati Imana yambwiye ngo umuntu wa mbere muzahura wabuze ubwenge uzamufata umujyi. Intare iti yeee. Ati nanjye Imana yambwiye ngo nugera hano uraba wabuze ubwenge ngo ufate nkurye. Nshuti yanjye, intare yaramufashe iramurya. Ese ntacyo ukuyemo? Yari yabuze iki? Yari yabuze ubwenge. Nawe isuzume urebe ko nta hantu waburiye ubwenge. Nusanga hari aho waburiye ubwenge wongere wihane, Imana iguha andi mahirwe ya kabiri kuko aya mbere warayarase. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu itugirire neza, iduhe kumenya kumva ndetse no kumvira, iduhe kureba kure kuruta uko twarebaga, iduhe amahoro mu mutima, iduhe ibyishimo, iduhe uburame, iduhe kugubwa neza ibihe byose. Shalomu shalomu, mugire amahoro. Ubitekerezeho nanjye mbitekerezeho. Shalomu shalomu.